suhagarikiye cy'umutima bibwire Yesu, bibwire Yesu, ubabajwe no kubura ituze, ihererane Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti y'ukuri, ntugire indi nshuti ihwanye nawe, jya ubana nawe cyane, mbese ubura bugoza amarira, bibwire Yesu, bibwire Yesu, utotezwa n'ibyaha wahishe, ihererane Yesu. Amazina yanjye nitwa Umwari Speciosa, ndi umumama w'abana 3, nkaba ndi umuririmbyi, nkunda kuririmba. Nshimiye yuko nabanye namwe muri iki kiganiro. Iyi ndirimbo njya kuyitangira ni indirimbo yanjye ya kera nakundaga, twakuze turirimba mu rusengero, ariko by'umwihariko nyifiteho ubuhamya. Hari igihe kimwe hari umu anti twabanaga, yigeze kunkorera akantu katanshimishije. Yari umudiyakoni mu rusengero rwacu, sinshatse kumuvuga amazina. Arangije twajyaga tugira igihe n'ubundi cyo gusenga, tukaririmba, tugasenga, tukabona kujya kuryama. Ndibuka icyo gihe nari nababaye cyane, cyari igihe nendaga gukora icya leta. Ankorera akantu karambabaza, nawe arabibona ko nababaye, ariko muri uko kubibona ko nababaye, dushoje tumaze kurya ati ngaho duterera indirimbo, aba ari wowe dufungurira indirimbo, nurangiza dusengere tujye kuryama. By'ukuri nari mbabaye, numva arantunguye, ariko ndihangana. Indirimbo yahise inzamo niyo ngiyo, ariyo ndirimbo yanjye nyine. Hari igitero cya kabiri kivuga ngo mbese ubura bugoza amarira, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Nageze aho birananira, ndaturika ndarira. Kuva icyo gihe ndirimbo injyamo ahantu hose ndi, nkumva yuko nta yindi nshuti yahwana na Yesu, nkumva ko inshuti ushobora kubwira ibyawe ikakumva, inshuti itashobora kukubabaza ari Yesu wenyine. Niho igitekerezo cyaje, nkora iyo ndirimbo. Mbese niyo ndirimbo ya mbere ntangiriyeho, kandi nshima cyane, iranezeza kuko ari indirimbo y'ubuhamya bwanjye. Murakoze cyane. Mu busanzwe nkunda indirimbo zo kuramya Imana, kuririmba nyine. Ndumva nabaririmbiraho indirimbo nkunda. Hari korali nkunda cyane ijya imfasha, nayikunze kuva kera, ndayikunda, nzakomeza no kuyikunda. Hari indirimbo zayo nyinshi, ariko hari indirimbo umugabo wanjye by'umwihariko akunda cyane, ndashaka kuririmba nanayimutura, ndetse n'abandi bakunzi bayo bose nkayibatura. Murakoze cyane. Niwe, uwo ni Yesu, nta wundi wankiza uyu mubiri, amaraso ya Yesu niyo yonyine abasha kunyeza,
ibyiringiro byanjye byose muri we, mu biganza bye niho hakomoka ubugingo. Nta bushobozi njyewe mfite kugira ngo nikize uyu mubiri untera kurimbuka. Nuburiye amaso yanjye ku musaraba wawe mwami, nzamuwe i Karuvari ngo nivomere kuri iyo soko. Mu ngero utayobya gakiza kacu, mufasha mwiza ngwino unyobore, ndifuza kugera ku musaraba ngo marambike imiruho indembeje. Murakoze cyane. Yakorari nkunda indirimbo zayo muri rusange ni zose, ariko hari indi ivuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri, haleluya. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Suhagarikiye cy'umutima, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Ubabajwe no kubura ituze, ihererane Yesu. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti y'ukuri. Ntugire indi nshuti ihwanye nawe, jya ubana nawe cyane. Mbese ubura bogoza amarira, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Utotezwa n'ibyaha wahishe, ihererane Yesu. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti y'ukuri. Ntugire indi nshuti ihwanye nawe, jya ubana nawe cyane. Murakoze cyane, nshimiye aka kanya mbanye namwe muri The Lyrics. Hanyuma ku bakunzi banjye, iyo ndirimbo yanjye ndayibatuye. Uwaba ayishaka yayisanga kuri channel yanjye, yanditse amazina yanjye ni Umwari Specioza. Iyi ndirimbo ni Bibwire Yesu.